amatwi niyo arukoresha uzajya uza nuvuga ncicike amahoro niho azahinda ariko gira amazinda nk'umudozi w'inkweto uzi ko icyo dupfa ari byeri nzaza nsange ishyushye nasize ikonje maze ninkubaza umuntu mu bufunge none se ko ari cyo ushaka ibyo byakwiza urahazi no mu nzozi ujye ubitinya waze kubwira umuntu atunuye amaso akureba nk'igishushanyo ukageza kuri gatanu atumbamye imbere yawe yewe niyo waba utagira imbaraga wazitira da ego wavuze ko mvuga nk'inyombya yakora nawe yose umye uvuga menshi utantuka se wa mugore we sinzi icyo ushakaho ihangane upfe kunywa ishyushye ibiryo ku meza bye gukonja cyane ukuntu tuvuga menshi yaba twavugaga meza mu ruhengeri hose waba tuzi amagambo menshi amena amatwi ni nk'imyaka iteye nabi ikarya ifumbire nyinshi nyamara ikanga yose igakura nabi kurya agoronome muri make meza rero ndashaka kumenya umwera byeri zanjye uretse rimwe na rimwe nk'iyo umushyitsi yaje hari ubwo ugeraho ukabura byeri ndavuga byeri ikonje nyagasani we si uwo abaturanyi hagize utwumva koko reka njye ndyame ndabona bwishe